Mwiriwe neza, nasuzwa na Laura cyangwa Teacher Laura, ngarutse ngo tuganire ku kijyanye n'amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bibazwa mu bizami. Mpereye ku kibazo cya mbere, ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Ibyumweru 2. B. Amezi 2. C. Ukwezi kumwe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero, niba imodoka yarapfuye itazasubira mu muhanda, niba yaragurishijwe hanze y'igihugu itazagaruka, uzafata plaque zayo zohereze mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kitarenze amezi 2. Kuri igisubizo ni B. Hano icya kabiri, ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka yitwaje inkoni yera y'abatabona, A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano rero, niba umuntu ufite ubumuga bwo kutabona arimo agenda yambuka umuhanda, wowe ureba iyo inkoni afite uzayirebe nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara. Uzarebe za nkoni zabo, uramutse umugonze byaba ari amakosa yawe kubera ko we ntareba. Hano umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Buri igisubizo ni A. Hano icya gatatu, ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, A. Ni meza kuko atuma ureba kure. B. Ni mabi kuko akugarukira akaguhuma amaso. C. Akwizeza ko abandi bakubona. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu rero yo maremare mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Niyo mpamvu mu gihe cy'ibihu tuba tugomba gukoresha amatara magufi, tugakoresha n'amatara ya kamenabihu y'imbere. Batubwira ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Igisubizo ni B. Hano ikibazo cya kane, ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo 2 mu burebure bwacyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Andi matara yose hano batubwiye ngo A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ndangaburumbarare. C. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. D. A na B ni ibisubizo. A na B byose ni byo. Hano rero, niba ikinyabiziga gifite amatara, niba ari 2 magufi, rimwe rizajya rijya iburyo irindi ibumoso, 2 maremare rimwe rijye iburyo irindi ibumoso, 2 kamenabihu rimwe rijye iburyo irindi ibumoso, ku buryo buteganye, rimwe rikagenda ritegana n'irindi. Ariko nitugera ku itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, ririya tara ribonesha plaque inyuma, ntaryo rigira ritegana, naryo ryo uzasanga riri ryonyine. Buri igisubizo ni C. Ibyo tuvuga iyo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo 2 mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ibi ntabwo bikurikizwa ku itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Buri igisubizo ni C. Noneho icya gatanu, ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Umurongo mugari wera udacagaguye ucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze icyo twita inkombe mpimbano z'umuhanda. Hano kuri A bari batubwiye inkombe mpimbano z'umuhanda. B batubwiye ngo ahagararwa umwanya muto n'umwanya munini. C ahanyura abayobozi b'amagare. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero umurongo mugari wera udacagaguye ucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze icyo twita inkombe mpimbano z'umuhanda, cyangwa inkombe itari ya nyayo y'umuhanda. Ni nk'ariya mu cyapa cya bisi, kubona hari agace karenga ku muhanda aho umuhanda ugarukira kakajya hanze y'umuhanda, kagahagararwaho umwanya muto n'umwanya munini. Ariko mbere na mbere
tubonye ko umurongo mugari udacagaguye ucibwa ku muhanda kugira ugaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda. Igice kiri hakurya y'uwo murongo kikanyenerwa guhagararwa umwanya muto n'umwanya munini. Buri gisubizo rero ni A. Noneho icya gatandatu ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi imizigo iri ku kinyabiziga ikaba isumba ikinyabiziga aho metero imwe irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bizagaragazwa n'itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku nijoro. Tubigaragaze dukoresheje agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande ku manywa. Hano kuri sabe batubwiye ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo. Ibi ntabwo ari byo. Aha tubaza kuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Dore ni ibingibi navugaga. Iyi ni ya mizigo igenda irenga inyuma ku modoka. Mu bya bintu tudashobora kugabanya, yaba ari amapoto y'amashanyarazi, amatibe, ferabeto, imireko, bya bintu wagabanya, icyo washaka kubikoresha ntikibe kigikunze. Icyo gihe rero iyo mizigo ntizigere irenga inyuma ngo irengaho metero 3. Uvuye aho imodoka igarukira ugeraho imizigo irenga inyuma ntibizigere birenga inyuma ngo birengeho metero 3. Icyo gihe rero bikirengaho metero bitaranagera kuri izo metero 3 tuzatangira kubigaragaza. Dukoreshe agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande ku manywa nk'uko biri kugaragara ahangaha. Nijoro tuzabigaragaza dukoresheje itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku. None batubwiye ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi imizigo iri ku kinyabiziga ikaba isumba ikinyabiziga metero imwe irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ni itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku nijoro. None babishyize ku manywa. Ni agatambaro gatukura gafite santimetero 50 z'uruhande ku manywa. None babishyize nijoro. Ubwo turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. None ikibazo cya karindwi ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga by'inyuma ni metero 3 na santimetero 50 uvuye ku ipine y'inyuma ugera inyuma ku kinyabiziga kuri plaque y'inyuma. Ntibizarenzeho metero 3 na santimetero 50. Uvuye ku ipine y'imbere ugera imbere kuri plaque y'imbere. Ntibizarenzeho metero 2 na santimetero 70. None batubwiye ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga by'inyuma ni metero 3 na 50 birahari. Igice kirenga ku biziga by'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Noneho byo batwayeho metero yose. Turavuga ko igisubizo ari A. Noneho icya munani n'ubundi ni utu tubare bagenda bahinduranya. Batubwiye ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga by'inyuma tumaze kubona ko ari metero 3 na santimetero 50. None hano washyizeho metero 3 zonyine, urumva ko 50 yose bayiriye. Ubwo buri gisubizo. Noneho igice kirenga ku biziga by'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Ibyo nibyo. Uva ku ipine y'imbere ugera imbere ku modoka ndende kuruta izindi ntizarenze metero 2 na santimetero 70. Ibyo nibyo. Ariko inyuma 3 na 50 ntazihagaragara. Ubwo turavuga ko igisubizo ari B. Igice kirenga ku biziga by'imbere ni 2 na 70. Igisubizo ni B. Hano icya 9 ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga by'inyuma ni metero 3 na santimetero 40. B. Iby'imbere ni 2 na 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko iby'imbere ni 2 na 70. Uri kubona ko ntabyo bahashyize. Igice kirenga ku biziga by'inyuma ni 3 na 50. Nabyo uri kubona ko ntabyo bahashyize. Ubwo turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Buri gisubizo ni D. Noneho ikibazo cya 10 ngo iyi mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo budahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugeza ku bipimo bikurikira. A. Ni metero 2 na 50. C. Ni metero B. Ni metero 2 na 75. C. Ni metero 3. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ni ubundi bavuga ko imizigo, reka mpere ku bugari bw'ikinyabiziga. Ikinyabiziga kigari kuruta ibindi
gifite ubugari burenze ubw'ibindi, nticyakarengeje metero 265. Imizigo igomba kukijyamo ntiyakarengeje ubugari bwa metero 2 na santimetero 50. Muri make imizigo yakaba irimo imbere mu kinyabiziga. Ariko iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo n'ibindi nk'ibyo, iyo mizigo ishobora kurenga za 265 z'ikinyabiziga ikageza ku bugari bwa metero 275, ikagenda irenga hanze y'ikinyabiziga. Buriya rero igisubizo ni B. Ibyo tuvuga ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo budahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugeza ku bugari bwa metero 275. Buri gisubizo ni B. Hano iki ngiki cya 11 batubwiye ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo budahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugeza ku bugari bwa metero 275. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugenda bukagera no ku bugari bwa metero 3, ari nabyo bingana n'igisate cy'umuhanda. Urumva ko twatwara ibintu kose ntabwo twarenze ko igisate cy'umuhanda aricyo kingana na metero 3. Tubonye ko imizigo ubusanzwe ntiyakarengeje ubugari bwa metero 250, yaba igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo n'ibindi nk'ibyo, ikageza ku bugari bwa metero 275. Ariko iyo mizigo yaba ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, nibwo noneho bigenda bikageza ku bugari bwa metero 3, aribyo bingana n'igisate cy'umuhanda. Buri gisubizo ni C. Noneho icya 12 ni ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu mezi 2. B. Mu kwezi kumwe. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyir'ikarita, ikarita bavuga ni ikarita jaune, bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi 8. Ni nkabyo twagereranya nka mitasiyo y'ikinyabiziga, twakabaye tubikora mu gihe kitarenze iminsi 8. Ntayigaragaramo aha ngaha, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho icya 13 ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe, rikomeza kandi ridacengera amatwi. Ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Nubwo ubundi ibinyabiziga bindi bya kabiri biko bifite ihoni rivuga mu njyana imwe rikomeza nyine. Ariko nitugera ku binyabiziga ndakumirwa bigira ihoni ridasanzwe. Ndakumirwa twabonye ko ari mu bya polisi, bizimya inkongi n'ibitwara abarwayi. Nitugera no ku binyabiziga bikora ku mihanda, nabyo bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ihoni risanzwe ry'ibindi binyabiziga. Hano turavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, tubisange kuri D. Noneho icya 14 ni imizigo ikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 n'iby'ibiziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri, inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Nipakira imizigo ubusanzwe ikagenda irenga inyuma ku modoka, twamaze kubona ko birenga inyuma ariko ntibirenga inyuma ho metero 3. Ese metero 3 wazipakira uzirenza ku igare, iryo gare ukaritwararika kukundira, byajya ryibenura kuko ibiro byinshi byajya biza inyuma, ipine y'imbere ikazamuka. Ni kimwe no ku ipikipiki, ntiwapakira ibintu birenze inyuma ho metero 3. Icyo gihe rero imizigo ikorewe n'amagare, velomoteri n'amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 n'iby'ibiziga 4, nirenga inyuma ntizarenze inyuma ngo irengeho santimetero 50. Buri gisubizo ni C. Icya 15 ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka A 10, B 12, C 7,
D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano umwana utaruzuza imyaka 12 ntabwo twemerewe kumutwara imbere ku kinyabiziga, imbere ku kinyabiziga hamwe iruhande rw'umuyobozi w'ikinyabiziga, igihe dufitemo indi myanya inyuma yo kumushyiramo. Ikintu tuba twirinda, ushobora kumusiga mu modoka nkawe wari utwaye ikinyabiziga, ugasanga yendereje ibifasha gutwara imodoka, ya modoka ikamukoresha impanuka. Icyiza ari mu kubimurinda, umushyira inyuma mu modoka, umushyira inyuma aho adahurira n'ibifasha mu gutwara imodoka. Ibyo tuvuga ngo iyo harimo indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka, aha ni 12. Buri gisubizo ni B. Noneho ikibazo cya 16, ngo buri modoka cyangwa buri rumoro cyakuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara riba rifite amabara akurikira: A, umuhondo; B, icyatsi kibisi; C, umweru; D, umutuku. Itara twabonye ko ryerekana ko umuyobozi yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho, twabonye ko rizaba ari itara ry'icyatsi rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ku buryo umuyobozi ubonye ikinyabiziga cyawe akuri inyuma uba usa nk'umuhaye uburenganzira bw'uko yakunyuraho, yakudepasa. Igihe uricanye uba umuhaye uburenganzira yuko yakunyuraho. Ibyo tuvuga ngo buri modoka cyangwa buri rumoro cyakuriwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigashyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Hano baba batubajije ibara ryaryo, tubonye ko ari ibara ry'icyatsi kibisi. Buri gisubizo ni B. Noneho icya 17, ngo iyo ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Aha niba mbonye icyapa kigaragaza ishuri: A, kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze; B, gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza; C, kuvuza ihoni; D, ibisubizo byose ni ukuri. Aha rero icyo uzakora, niba ubonye icyapa kigaragaza ishuri, ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, kuko abanyeshuri bashobora guca aho hantu nyine mu buryo bugutunguye, cyangwa icyiza rero uzagabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Buri gisubizo ni A. Icya 18, ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'impererekane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishobora kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere, inyuma n'itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa iby'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Aha rero nibyo twize, twabonye ko abantu bagendera hamwe bagendera mu gatsiko cyangwa bagendera ahantu hamwe, bazafata igisate cy'iburyo bw'umuhanda bagikoresha. Uw'imbere muri bo azafite itara ry'umweru ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Uw'inyuma akaba afite itara ry'umutuku ritwawe n'umuntu uri ku murongo w'inyuma ibumoso hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. None aha ngaho ya mirongo ibaye miremire ku buryo kuva ku muntu uri imbere kugera ku muntu uri inyuma harimo metero 6 zirenga. Icyo gihe tuzatangira kubagaragaza no mu mpande zabo. Icyo gihe uw'imbere icyo gihe mu mpande zabo bazaba bafitemo itara rimwe cyangwa menshi yera cyangwa y'umuhondo cyangwa se n'icunga rihishije agaragara mu mbavu zabo cyangwa mu mpande zabo. Rero batubwiye ngo ni itara rimwe cyangwa menshi yera, ibyo nibyo. Itara rimwe cyangwa menshi yera y'umuhondo, nabyo nibyo. Ni amatara menshi asa n'icunga rihishije, nabyo nibyo. Nubwo turavuga ko hano ibisubizo byose ari ukuri, igisubizo ni D. Hano ikibazo cya 19, ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemere y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira: A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa; B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye; C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye; D, ibisubizo byose nibyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha rero bino bimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemere y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura byaba ari umurongo ucagaguye cyangwa n'umurongo udacagaguye.
ni muri ubu buryo rero. Ni ukuvuga ngo nidufata n'amakona tukayatereka mu murongo ucagaguye, nituyatereka tuyegeranije wa murongo wari udacagaguye, nidufata umurongo ucagaguye tukawuhinduramo tugaterekamo amakona tukayatereka tuyegeranije, wa murongo wari ucagaguye tuzaba tuwuhinduye umurongo udacagaguye. Niba nidufata amakona tugaterekamo umurongo ucagaguye, nidufata amakona tugatereka mu murongo ucagaguye tuzaba tuwuhinduye umurongo udacagaguye igihe tuyatetse tuyegeranije. Nidufata amakona tukagenda dusigamo intera nk'uku nguku umurongo udacagaguye, tuzaba tuwuhinduye umurongo noneho ucagaguye. Igihe dufashe amakona tukayatereka mu murongo udacagaguye tugatereka dusigamo intera igenda ingana, tuzaba tuyahinduye umurongo ucagaguye. Noneho ikibazo cya 20 ngo iyo ikinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa nacyo kikaba gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga umurongo wa metero 18 hatabarimo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Hano dufite ikinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa na cy'inyuma gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa igihe burengeje metero 18. Tuzakenera umuherekeza w'ikiriya kinyabiziga cya kabiri, dore ngo yaranahari uherekeje kino kinyabiziga cy'inyuma. Iyo tubwira ngo iyo ikinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa nacyo kikaba gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga umurongo wa metero 18, dukenera umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Buri gisubizo ni A. Mwakoze cyane no kureba ino video, mwihanganire aho bitagenze neza. Ikindi ndabibutsa gukanda subscribe, kanda like cyangwa gusharinga kuri bagenzi banyu kugira ngo izi video zijye zibagiriraho igihe, abandi nabo babasha kuzibona kugira ngo tubashe gutsinda ikizamini nta kibazo kibijemo. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Teacher Laurent. Mukeneye ubusobanuro burambuye kuri ibi bintu mwatwandikira kuri 0783 801 753. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.